byose ibyo turi kuganire uyu munsi cyangwa se iri joro niryo taramiraho. Asante. Muzakozwe n'intumwa. Igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Haravuga ngo izakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Dusome muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 40. Dusome mu izina rya Yesu. Muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha zose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranije azitekesha umwuka wera, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire izo data yabasezeranije izo nababwiye. Amen. Amen. Muri Yohana igice 11 umurongo wa 40 haravuga ngo Yesu arababwira ati sinababwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Amen. Amen. Mwese muri hano abaye batwumva n'abazatwumva, niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Yego. Kwizera niko kunezeza Imana. Imana izinezerwa n'ibintu bibiri. Ijambo rya mbere mu Baheburayo hazavuga ngo utizera Imana tibishoboka yuko ayinezeza. Yego. Ngo wegera Imana agomba kwizera yuko iriho, ukaja kugororera uwayizeye. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana ikanezererwa ko umunyabyaha yihanye. Mu ijuru impundu ziravuga. Amen. Amen. Hallelujah. Amagambo tumaze gusoma twavuze ngo turaganira ijambo Yesu mu rugero rwacu. Amagambo twasomye ni amagambo yanditswe na Luka. Arandika aravuga ngo yandikira Teofile, aramubwira ngo muri cya gitabo canje cya mbere nanditse izo Yesu yabanje gukora no kwigisha zose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru. Yakoze iki? Izo yanditse Yesu yakoze zose ibiki kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru. Mu butumwa bwiza bwa Luka bitwereka Yesu, ubuzima bwa Yesu ko ari umuntu. Kandi niko nicyo gitabo kimuvuga. Iyo twasomye hazaherekana ukuntu yabashe kuringaniza ibyo Yesu yakoze, abamubonye ibamukozeho bakabyibonera n'amaso yabo. Aragenda arabikusanya zose, amaze kubikusanya arazandika. Yakoze ibi. Yesu yavuze nk'uko yavuze Bibiri zitubwira ngo yaravutse atabyawe n'umugabo. Iryo tandukaniro ryacu twebwe dufite ba data b'umubiri, ariko iwe ntawe umubiri yari afite, yaninda y'umwuka. Yego. Ariko atira umubiri wa Mariya, yambara abo umuntu ngaje. Yego. Arasonza, agaburirwa n'abadamu, arakubitwa, ararusa, arara ku musozi. Agenda yigisha
ahumura impumyi yego avura ibisenzegeri bimuga birahaguruka Imana ishimwe abapfuye barazuka abadayimoni barahunga haleluya agaburira abantu 4,000 agaburira 5,000 imigati samaki 2 na mikate 5 bararya barahaga yego hari igihe yaruhaga agasinzira ukuri yasinziriye mu bwato baramubwira ngo ntiwitaye kuri twebwe ko umuntu mwenge yabaye baramuzutsa kuko naje nzaryama nawe uryama n'undi azaryama undi akaryama haleluya Amen. amena Yesu yabaye umuntu nkatwe ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'intama w'Imana w'ikinege yuzuye umuntu n'ukuri yego ubuzima bwa Yesu ni ubuzima bw'ibitangaza imivukire ye ni igitangaza imikurire ye ni igitangaza inyigisho ze ni igitangaza imirimo ye ni ibitangaza yego ni ukuri guhambwa kwe ni igitangaza kuzuka ni igitangaza amaze kuzuka ibyo yigishije ni igitangaza ajanwa mu ijuru ni igitangaza azagaruka ari igitangaza haleluya amena ubuzima bwa Kristo ni ubuzima bw'ibitangaza imirimo yakoze yose yari imirimo y'ibitangaza ariko kandi ubuzima bwiwe yego Yesu yazanywe n'iki cyangwa se Yesu yakoze iki Yesu yaje kutwereka ko Imana yambaye umubiri azareta ngo ni incarnation Imana yambaye umubiri yego yambaye umubiri w'uruhu nk'urunanje mfite amaso kayo mfite amaguru kayo mfite ubwo mfite n'ibirenge nk'ibyo mfite kubera yuko bamukubise imisumari ku kiganza bavuze induru bamwambika ikamba ry'amahwa ava amaraso yari mu gashamba ka Getsemani yavuye amaraso ararira kuko naje nzambira nkuko nawe urira n'undi wese azarira ko niko Yesu yari ameze amena ariko ibyo byose yabanje akiri mutoya amaze kugeza imyaka yo kubatizwa aja kubatizwa Yohana aramubatiza umwuka wera muzaho yego ijwi rivugira mu ijungu y'Imana waje kunda haleluya uko niko natwe iyo twabatijwe Imana izivuga ngo nguyu mwana wawe kunda Imana ishimwe haleluya amaze kubatizwa ajaga kuyoborwa n'umwuka kubera yabatijwe kandi ari Imana ishikana kubatizwa kandi ari Imana ibatizwa haleluya asante Imana nibatiza kandi umwuka Yesu umwuka none Yesu yagiye kubatizwa kandi atarabatizwa nta kintu yakoze yagiye kubatizwa ajanwa yuzura umwuka wera ajanwa umwuka aramuyobora mujana mu butayu Satani abona kuza kumugerageza atarabatizwa yigeze ahura na Satani nuko ngo natwe duhuye iyo tumaze kubatizwa tuhaye abana b'Imana tuyoborwa n'umwuka intambara igatangira Satani Yesu aza kutwereka ukuntu umuntu jewe nkawe mama cyangwa papa nshobora kuba afite ishusho y'Imana nambaye umubiri nk'uko nawe yarashite yego cyo ni ikintu cya kabiri yaje kutwereka umugambi w'urukundo rw'Imana mu isi ku banyabyaha yaje kutwereka umugambi
muremure yaradufiteho arawerekana. Amen. Yaje gukora ubushake bw'Imana, yaje kutwereka icyo tugomba gukora, yaje kuducungura. Kubera iki? Yego. Kugira ngo tumere nka we. Twatandukanijwe n'icyaha cya Adamu. Imana yanga icyaha, ituma Yesu kugira ngo aze gukura icyaha, idukureho icyaha, duse nayo. Amen. Nitumara gusa nayo, yimura ubuturo bwayo, ibuzane muri wewe. Yego. Ibuzane muri jewe. Asante. Amen. Yimura ubuturo aho yari yituye, ibona ko ari ngombwa yuko uje gutura muri iki. Amen. Izo abantu barabizi, barabyizera cyangwa barazumva gusa bakavuga ngo reka duhamagare Imana iri mu ijuru. Mu ijuru iyo kirababwira ngo nzaba muri mwe, nzatura muri mwe, Yego. nzagendana nawe. Ijuru ni wewe, Imana ishimwe. ijuru ni jewe. None twese uri mu ijuru, manuka ngwino, imanuka ive hehe? Ikurimo. Pentecoste yabaye kera. Amen. Amen. Imana yasuye isi, ari we Yesu, mu muntu umwe. Yego. W'umuyuda, w'i Nazareti, ari we Yesu mwene Mariya. Yego. Muzakozwe n'intumwa, isura bizera bose, abari mu isi, abamwizeye bose. Imana itura muri bo. Twebwe Yesu Imana yari muri Yesu gusa, ariko muzakozwe n'intumwa, Imana isura abizera bose, abanyaburayi, abirabura, abakomeye, aboroheje, abaswa, abize, abatarize, abirabura, abazungu, iratusura. Yego. Haleluya. Amen. Ndifuza ko tugendana kandi twumve kumenya umugambi w'Imana nuko yazanye. Yaravuze Yesu ahamagara, yabwiye abigishwa baravuga ngo nimunkurikire. Muri Matayo 4:19 aravuga ngo munkurikire nzabagira abarozi b'abantu. Umuntu akurikire mwarimu. Yesu ni urugero rwacu, Yesu ni mwarimu wacu. Umuntu yagiye mu ishuri aza yikurikira mwarimu akamubwira ibyo yiga, gusoma no kwandika no guharura no kubara, akabijamo ukabyiga, uwe ukamera nka mwarimu ndetse ukazafasha mwarimu. Na Yesu yaranabivuze, aravuga ngo ndi umwarimu wanyu. Aravuga ndetse ngo muzakora ibyo nakoze, ngo muzakora n'ibirenze ibyo nakoze, kuko jewe ndi mwarimu ko ndabigisha muri abanyeshuri baje. Munkurikire murebe, murebe uko mvuga, murebe uko nkora, murebe uko ntekereza, murebe uko nsubiza, murebe uko nkemura ibibazo, murebe uko mbwiriza, murebe uko mvuga. Yaravuze ngo jewe ibyo numvanye data nibyo mvuga. Amen. Ese ikibazo twakwibaza, nawe wakwibaza uyu munsi, rero mu by'ukuri uko Yesu yavugaga niko tuvuga? Shima akabazo. Yesu uko yigishaga niko twigisha? Yesu uko yakoraga niko dukora? Yesu uko yifataga yari umukozi, yozaga n'abigishwa b'ibirenge. Baramubwira ngo reka tukoze wowe gutoza. Yesu aramubwira ngo ya, aravuga ngo naje gukora, ngo itanzanye ngo naje gukora. Yego. None se wewe naje twaje gukora iki? Yesu yaje kutwereka icyambere, kutwereka Imana. Dore uko Imana iteye, dore uko Imana itekereza, dore uko Imana ivuga, dore uko Imana igenda, dore uko isa. Nicyo cyatumye aramubwira ngo umwe yaranditse aranamubwira umuntu, aramubwira ngo ariko ngo uri mwiza. Yesu aramubwira ngo ya, ntabwo ndi mwiza, ngo mwiza ni umwe. Amen. Haleluya. Kandi reka akora ibintu byiza, kuko Bibiliya ivuga ngo ibyari bimuzuye, yari yuzuye ubuntu n'ukuri.
muri Yohana ariko ngo sindi mwiza. Icyo yashaka gukora yashaka kwerekana ko Imana ari niwo musitari, nicyo cyamamare n'ugomba kwamamara. Yego. Kimwe natwe Yesu aturimo. Yesu ni umusitari, ni uba icyamamare. Sapana twese apana yewe. Oya. Amena. Umwami Yesu icyamamare. Yesu kugeza ubwo yavuze amaze kuza avuga amagambo akomeye abantu batazabaheza agaciro cyangwa se batazabumva cyane. Avuga ngo avuge ibyo afite. Yarazi uwo ari we. Yarazi uwo ari we. Identite yiwe yarayizi. Kuko yavuga ndi umwana w'Imana. Yanabwira Pilato aramubwira ngo uri umwana w'Imana urabyivugiye ko ndi we. Akababwira muri Yohana ngo jewe na data turi umwe. Akavuga ngo jewe na data turi umwe. Ntushobora gutandukanya. Nimutizera n'amagambo mvuga mwizezwe n'izo nkora. Yego. Nukuvuga ko iwe yemera uwo ari we. Jewe ndi runaka. Amena. Uko ndi runaka, runaka afite uko agenda n'uko akora n'uko avuga n'ibimuranga. Agasa nabyo. Yego. Cya kabiri agasubira akavuga ngo afite iki, afite uwo ari we, afite n'iki. Ahetse Imana kuko muri we harimo ubumana bwose. Amena. Icya gatatu akavuga ngo ndakora iki. Akavuga ngo muri Yohana akavuga ngo ntacyo je nabasha gukora jenyine, ndetse numvanye data mbabwira kandi tunabonye data akora naje bikakora. Amena. Haleluya. Haleluya. Amena. Yesu niko yavuze. Aya ni amagambo yiwe yagiye avuga. Yego. Icyo tugomba gukora iki? Ngomba gukora uko Yesu yakoraga. Petero nawe niko yavuze amaze kuzura Umwuka Wera. Aravuga ngo ifeza n'izahabu bageze kuri rya rembo ryitwa ryiza. Hange udutumbire ngo ifeza n'izahabu ntabwo dufite. Ariko Yesu. Yego. Muri iryo zina rya Yesu haguruka ugende. Ariko wibuke mbere atarabatizwa yaramwihakanye bamubwiye ngo uri umwana w'Imana. Ngo uyu nguyu ngo nawe yarari kumwe nawe. Aravuga ngo ya ntabwo muzi. Uwo musore bamujyanye hagati y'abasirikare bakubita Yesu. Ngo kandi nivuga irakuranga. Aravuga ngo ya kare ntawe nzi. Ariko Umwuka Wera amaze kumanuka. Aravuga ngo wa undi mwabambye. Amena. Niwe wakoze ibi ngibi. Arahaguruka. Aravuga ngo none uvuga icyo mfite Yesu. Yego. Ko mfite Yesu. Haguruka uko wikorera iburi bwawe. Haguruka ugenda. Arahaguruka. Barinjira mu rusengero. Yarazi uwo ari we. Yarazi icyo afite. Yarazi icyo gukora. Icyo gukora sinkibwira kuko ndimo arambwira icyo ndi bukore. Haleluya. Haleluya. Yesu iyo mirimo yose yagiye akora yagiye yerekana kuko birizi tubwira ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. N'ubundi Imana ni umwuka. Ariko Yesu yerekanye ishusho y'Imana yambaye umubiri. Amena. Abadamu bacu, bashiki bacu, abamama, abapapa, natwe twambaye umubiri. None twerekana kurabagirana kw'Imana ari we data. Yesu yaravuze ngo turi abana bayo. Numva turi abana bayo ni data natwe turi abana. Yesu yavuze data natwe natwe ngo tumwite data. Kandi umwana azasa na se. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Yesu yatumwe n'Imana. Muri Yohana 20:21 hazavuga ngo nguko data yantumye niko naje nabatumye. Yego. Yatumye buri ni yihe misiyo?
icyo yamutumiye ni iki? Yaje kwerekana Imana, yaje kwerekana ubwiza bw'Imana, yaje kwerekana urukundo rw'Imana, yaje kwerekana imbabazi z'Imana, yaje kuducungura, yaje kutwereka umugambi w'Imana, yaje kutwereka uko tugomba kuba. Nimba ashaka kumenya uko Imana isa, ngomba Yesu niwe ndeba, kuko yaravuze ngo mbonye ngababonye data. Izo nizo yazize. Yego. Baramubwira ngo se kurigeranya we wavutse hari ejo bundi twari tukubona kandi abakuru bawe bari abanyagusenge n'abari yabandi tuzi none kurigeranya ngo wewe ngo uri umwana w'Imana. N'ubu ngubu n'uwo bivuga abantu bo kurigereranya kubera yuko tuzi runaka na runaka kuko bayababwira wowe runaka. Ariko Yesu yarazi wari akavuga ngo yewe ndi umwana w'Imana. Amen. Ndi umwana w'Imana ndiwe. Umwuka nawe kumva ngo ururimi gutuma Bibiliya zivuga ngo Pawulo yandika yaravuze mu Baroma aravuga ngo umwuka w'Imana uhamanya natwe ko turi abana b'Imana kandi ngo umwuka ngo dutakisha avuga ngo abadata. Yego. Uwo nguwo utugira abana b'Imana. Uwo mwuka w'Imana Yesu nicyo jambo yababwiye muri Yohana 14 aravuga ngo ni byiza yuko ngenda nimara kugenda data azaboherereza umufasha. Ariko mwe abisi ntibazamumenya ntibazanamwakira ntibamuzi ariko mwe muramuzi ahorana namwe ari yuko ari wogiye kugenda akwiye kuva mu mubiri ariko none bazagaruka ari umwuka aje gukoresha umubiri wa madame we unikiriza. Yego. Nundi uri hiyo utawutegera aho nundi wavutse n'uyu wanje twicaranye hano n'unaje ubwanje noneho azari umwuka kuko Imana y'umushime himbazwe. Yewe ndakanwa ka Yesu. Ubu Kristo reka mvuge gutya Imana n'umwuka. Taki Imana yakoze mu mwuka ibintu byose birebye mu mwuka aravuga ibikuye mu mwuka ivugisha kanwa bibaho. Ariko mu bintu yagiye ikora twabiboneye muri Yesu takindi yakoze mu mwuka yageza akavuga akamukora uzahaguruka wikorera uburiri bwa utahe n'ukuri abwiye rero wa mugore bari kubakubita baje kwita asambana aramarandika hasi kuko nakuba kwandika aravuga arandika amaze kwandika ibyaha birabacumita yegutse abaza wa mugore babantu bose abaza wa mugore babantu bose bakurega bari hehe bagiye genda amahoro nabizingi kwishi. Amen. Aragenda asanga urabuze imyaka 38 aramubwira ngo urashaka gukira ati nta muntu ufite wangi wewe nakwari ngo ushaka gukira aramubwira ngo nta muntu aramubwira ngo ikore fata uburiri bwawe ikore utahe yakoresheje akanwa. Amen. Imana nije kanwa kayo umubiri yambaye umubiri umeze kanje aca bugufi kugira ngo shaje kunkoresha. Bibiri ikavuga ngo nidukura ibishimwa mu bigabana tuzakana Imana. Hallelujah. 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 Amen. Kuko muri yo dakintu kuko nabi Yohana 10 rimwe no kuri ubanza ari rimwe no kuri 16 haza havuga ngo ibyari bimuzuye. Nizo twahawe ibyari bimuzuye byose yarabitransfer yarabifashe arabizana kandi aje kubigushiramo. Amen. Ni wizera uri buntu bwiza bw'Imana. Hallelujah. Nico gituma umuntu avuga ati se ya jambo banditse mu Baheburayo rivuga ngo Yesu Kristo ko yararejo uyu munsi ni kwari niko iteka ryose. Yego. Gute nuko Kristo wari muri Yesu niba Kristo waje muri ari wo mwuka. Uwo mwuka ndabe byukibiri uwo mwuka yaje kutwereka Yesu. Yesu akatwereka Imana. Amen. Nawe yakugeramo ukaje kwereka Yesu abana. Hallelujah. Muri ibyo ko yavuze ngo je ninginga Imana. Hallelujah. Nawe niko. Hallelujah. Amen. Niki kigufasha niki kimfasha kunesha Satani. Ijambo rya mbere nuko mbasha kumenya uwo ndiwe. Kandi kabivuga n'umwana w'Imana. Bibiliya zivuga mu migani haravuga ngo ururimi rurite kandi rugatisa abantu bazatungwa n'ico ruzana. Ururimi nakantu gatoya kaba n'urugingo ruba mu
ariko ngo rutwika isi kandi rwakiza isi. Ururimi rwa Yesu ndabakunda isi twarakiza. Haleluya. Asante. Fata ururimi rwawe ushyire mu byo avuga kwiga. Amen. Twigana mwarimu ko yandika tukamwigana uko avuga tukamwigana uko yigisha tukigana uko atwara imodoka tukigana uko Yesu akavuga ngo nimunigane ngo kuko mugwa neza kandi noroheje mu mitima ukandi muzabona uburuhukiro. Haleluya. 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 Amen. Amen. Satani ntazahunga amasengesho yawe. Satani azahunga ikurimo. Ikurimo nicyaho. Nani shimwe. Satani ntazahunga yuko uririmba. Satani ntazahunga uko mbwiriza. Satani ntazahunga yuko nsenga cyane cyangwa niriza. No. Satani azahunga uwo ndiwe n'icyo mfite. Nani shimwe. Azi neza undimo akamenya ukurimo. None agahunga. Nicyo gituma tuzera bivuga ijambo ry'Imana ribe muri mwe ryuzuye ubwenge. Ni ukuvuga ngo Imana ibe yuzuye kuko Imana ni ijambo. Yaravuze ngo mbere na mbere hariho ijambo ngo ijambo yahoranye n'Imana ngo ijambo yari Imana ntakintu na kimwe kitaremwe nawe. Iryo ijambo ry'Imana ribe ryuzuye. Nicyo gituma abantu turi mu kugenda kenshi tugasa n'abayobozi tugata ijambo ry'Imana turyakire ngo ryuzure Imana yuzure ikagira umusagati. Wa mutago tukaba dusigaye Satani umwanya hirya kandi kuza kubo. Tukavuga Yesu mu rusengero tukamugira umwanya wo gusenga twagera mu kazi gasanzwe twagera nyine mu bitekerezo aho twari tuza mu bindi Yesu tukamuta. Yego. Yesu kofi yagiye mu bakene yagiye mu nyanja yagiye mu baroba yageze ku tuburi ahasanga umuntu wuzuye amadayimoni aramumenya. Yesu ntigeze avuga ngese ngo ndinde yaramubwiye ngese duhuriye ngo tutwice mbese muri bande turi ingabo. Yego. ngo tutwice igihe kitaragenga ariko ngo tujugunye muri uriya mugana w'ingurube. Yesu arawe muri mugende ahakandagiye umubiri yari afite nk'uwanje ariko kamere yari afite. Nicyo cyatumye Pawulo yanditse Petero yanditse muri Petero wa kabiri ndarikunda cyane iryo jambo riza rivuga ngo Simoni Petero imbata Yesu Kristo n'intumwa ye ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye no kwacu. Haleluya. Haleluya. Kugana no kwa Petero kugana no kwa Pawulo kugana kugana no kwa Stefano kugana no kwacu twese tugira ariko mumenya ko ufite cyangwa se ngufite. Haleluya. Haleluya. nguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo wakiranutse ariwe Mana yacu n'umukiza. Araba ngo ubuntu n'amahoro bibwire muri mwe. Urabiheshwa n'iki? Kubiheshwa no gusenga no kwigisha no kubwiriza. Urabiheshwa no kumenya Imana ishimwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zangabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Kubiheshejwe no kumenya kandi neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso nziza. Haleluya. Izo hejuru zose nizo zatumye aduha izo yasezeranije umwuka wera z'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bintere gufatanya na kamere y'Imana. Ngire kamere y'Imana mfite kamere y'Imana muri jewe. Amena. Musa murimba yandirimo bangu n'abaye urusengero rw'Imana tuyemo n'Imana n'umwuka. Haleluya. Haleluya. Ngiswahili mnomza mbone zarivuga neza ngo mimi ni hekalu la Roho anayemiliki. Yego. Haleluya. Imana yarabunze, Imana yameyikorera. Abarinzi baririmba neza muzamuvuga ngo yafashe mu gisebo yose agashira muri Yesu. Yesu gabarazana muntu. None Yesu yise muri jewe. Muri Yesu kari yavuze neza ngo ufurahi moyo wangu. Amen. Umepata sikitiko imekwisha. Yesu ni wangu nami ni wake. Ameponya roho yangu yeye ni mpozi mwema. Anako yewe nabaye unzu y'Imana. Nukuvuga ngo nifata uko kwizera nizere ndabona ubwiza bw'Imana. Amen. Ubwiza bw'Imana buramurika. Ubumana bw'Imana buramurika. Nige kuvuga uko avuga tekereza ariko izo ngizo zatumye Yesu ibyo yakoze byose. Abafarisayo abanyamadini
n'abanditsi bamubwirwaho impaka nabo mubikora bazakugiraho impaka kuko bari Yesu nawe bazabikugiraho. Yego. Haleluya. 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 Nabo bazakugiraho impaka kuko nawe bamugizeho impaka. Bamugizeho impaka kubera yuko batigeze bumviriza umwuka batigeze babisobanukirwa. None se niki cyerekana yuko Yesu Kristo uko yarari ariko ari n'ubwizerwe bwose nuko akorera imirimo muri jewe ntiyo yagiye akora. Nukuvuga ngo ubutumwa bwiza Yesu aravuze ngo nimugende mu isi yose. Ntigeze arangiza ubutumwa, yaravuze ngo nimugende mu isi namwe. Ntigeze arangiza yamavuga ngo nimugende nawe mu isi yose muhindura abantu bose, mukiza abarwayi, muzura abapfuye. Haleluya. Amen. Ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Yego. None Yesu adahaye akora. Hariho Yesu wapfuye ntiyazuka. Muhammad yarapfuye ntiyazuka ntakora, ariko Yesu yarapfuye arazuka. Niki tubwira ko yazutse nuko tubona imirimo yiwe akorera muri twebwe, akorera muri wewe mama, akorera muri papa, akorera muri runaka, akorera muri runaka, akorera ya mirimo ya yindi yasanzwe akora. Uko akiza niko ahembura, niko ahezamura, niko atanga ibimenyetso n'ibitangazo ziwe kuko ubuzima bwa Kristo. Idini ryaratwishe, idini ririca, ariko Yesu yaravuze ngo nje naraje ngo muhabwe ubuzima, muhabwe ubuzima. Amen. Ubugingo, ubuzima bwa mu gitondo, ubuzima bwa nijoro, ubuzima utekereza aho uza wirirwa n'ubuzima, ubuzima bwawe, ubuzima bw'iteka ryose, ubuzima bwiza ukora n'ubuzima. Abafite ubwo buzima ntibazapfa. Yesu rero ni urugero rwanje, ni urugero rwawe. Yesu niwe nzira. Yego. N'iryo jambo Yesu yanavuze muri Yesaya rivuga ngo hazaba inzira nyabagendwa abanduye imitima yabo. Yesaya 35:8 ngira ngo niko avuga ngo abanduye imitima yabo ndibazayicamo. Yego. Yesu muri Yohana aravuga ngo nije nzira n'ukuri, nije nzira. Inzira yiki? Reba uko yavugaga, reba uko yakoraga, reba uko yabagaga n'abarwayi, reba uko yasuraga, reba uko yigishaga, reba uko yagiraga imbabazi, reba uko yasubizaga Satani. Ubu ngubu iyo umuntu avuze ntabwo yabwiye Petero aramubwira ngo mve inyuma Satani kuko yari ko ashaka kumubwira ngo amubwire ko agiye gupfa. Yesu yamuhindukira ngo mve inyuma Satani. Abantu bari kuvuga ngo Petero yabaye Satani, ariko ariko cyaha umwuka wo mukoresha n'ubwo ibintu bibi wumva n'ibintu ngo mve inyuma Satani. Iyo ni imvugo ya Yesu. Yewe ngomba kumwigana, nawe ugomba kwigana imvugo ya Yesu, kigana uko hayavuga, kigana uko akora, uko atekereza, amaso y'imitima yacu agaheza tukamenya izo twiringiza niyo duhamagaye. Tukamenya n'imbaraga ziturimo, ububiko bw'imbaraga. Imana yaje yose ikazana n'ububiko bw'imbaraga zose, ikazana n'ubumenyi bwose, ikazana n'ubuhanga bwose, ikazana n'ubushobozi bwose, ikaza ikabushiramo. Haleluya. 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 Ariko iyo tugiye gusenga turango Mana, dore turarwaye, dore turi ariko tukaba dushaka inyungu z'Imana, dushaka inyungu za Yesu. Kandi inyungu za Yesu ni izihe? Inyungu za Yesu cyangwa inyungu z'Imana ni inyungu z'uko Imana itura muri twe, noneho igakora imirimo idukishijemo twebwe tukaba ibikoresho byayo. Yego. Igakora ibyo ushaka. Amen. Amen. Satani azahunga uburiwe, azahunga. Yesu yaramubwiye ngo haranditswe ngo aramuhunga. Kandi Yesu yari ijambo, ariko Yesu yakoresheje ijambo ry'izanditswe. Kuko Yesu ni ijambo incarne, ijambo ryabaye umubiri, ariko kandi ngaje amusubiza mu byanditswe aravuga ngo haranditswe ngo Satani arahunga. Haleluya. Tutatumye na parole yanditse ngo ibyanditswe byera byose zakozwe n'Imana. Bifite umumaro wo kugutunganya. Dore rigutunganya uko baza bavuga, rikugore, rikukwereka uko baza basenga, rikukwereka uko baza babwiriza, rikwereka uko bubaha Imana, rikwereka uko batungana. Gukiranuka kwacu tiguterwa nuko tumeze, guterwa n'uturimo utuma dukiranuka. Amen. Undimo n'utuma kiranuka, tabwo ari jewe. Pawulo arandika aravuga ngo si jewe uriho, ni Kristo uriho muri jewe. Yabikuye yaramubonye se umunsi apfa ntiyarahari. Imyaka 30 yose, ariko aravuga ngo
n'abambwe na Kristo ngariko ndiho mujye masije ngariko ni Kristo no muri jewe nukuvuga ngo iyo kora bikoreshwa haleluya imana yacu n'imana nubwo isi yoshira nubwo tuzohinduka ariko Yesu ni imana kandi akatubwira ngo mu rugero rwanje mu rugero rwawe kuramwigana Pawulo aravuga ngo ni mugere kirenge mutaje turimo kwigera muki tukaza twigana bitabaho bidafite akagatiro ariko rero mugere kirenge mutaje munyigireho murebe izo nakoraga yego nitubikora satani azahunga kandi bibiri iratubwira ngo mu rwanda satani azabahunga kandi satani azazerera kintare kuzerera umutuzerera ndabafite giyabo kugira ngo muri rwo rwacu umukungu kugira ngo umutuzerera abafite haba nzererezi ngazerera ngo ashakisha ukuvuga ngo arashakisha nyine ndabafite kubera iki je nabaye inzu y'Imana nawe wabaye inzu y'Imana nabaye ubuturo bw'Imana nabaye ubuturo bw'Umwuka wera tiyombona ngashakisha rero wacu akaja kureba wa wundi w'igihuni wa wundi utarabasha kumenya noneho tuzatumina Yesu ijambo ry'Imana tubira muri Hosea rero ngo banje bafuye bazize kutamenya kuko yigeze amenya uwari we yigeze amenya icyo afite yigeze amenya icyo akora ntacyo yamenye n'umwana w'Imana ariko ntiyamenye n'injiji kuko atabimenye uzatsindwe kuko nimara kwatira niwo ushaka kumenya ubwira Umwuka w'Imana nyigisha mwani wa kibinguni haleluya haleluya kote maramubwira ngo se ni gute nasubira mu nda ya mama ngusubire mvuke ngana gutara mubwira ngo ikizagwa n'umubiri ikizagwa n'umwuka n'umwuka bire kugomba kuvuka bwa kabiri kugira ngo ubashe kubona ubwiza bw'Imana ubashe kureba Imana umusanye w'Imana mu bumana ngomba kuvuka bwa kabiri haba mu bwoko bw'umwuka tuwemo n'umwuka mbashe kumenya amahame y'umwuka mbashe kumenya Imana ntigira amarangamutima sinkanje oyaje tigira amarangamutima Imana ni Imana y'amahame gukurikiza amahame yayo nzabona igisubizo kizera ibizivuze kabigendera kuko ijambo ry'Imana ni itabaza urumuri ni inzira n'umuco nizo kurya imbaraga nizo yavuze ngibi neno la Mungu chakula chetu haleluya haleluya amen amen mufite mama mufite papa mufite bakuru bacu n'ababyeyi bacu mufite abadamu bacu n'abashiki bacu mufite Yesu Yesu mfite nizo Yesu azakoresha Yesu ntazakura ikintu hanze kandi ngizi gikura hanze yikora muri wewe Imana kugukiza tizigukiza bikuye hanze nta muntu Yesu yakijije imukiza kubwo kwizera kwiwe Yesu yamukijije kubera kwizera kumurwaye akamubwira ngo genda kwizera kwawe kuragukijije yego numwe Yesu ngo kwizera kwaje kuraga icyo mufite abari bashonje bavuga ngo mufite iki tiziko namwizero ati dufite imigati nimuyizane abwira Mose ufite iki mfite inkoni iyo ngirahagije haleluya Sigitume ibintu byose mubona bitugora nuko tutubashe amahame y'Imana cyangwa ngo twubahe Imana tugomera Imana iyo twagomeye Imana tukaja mu byaha cyangwa twubahe ijambo ry'Imana twizera ijambo ry'Imana ibi bizaremwe byose biba abanzi bacu ariko twubashe Imana tukumvira Imana tukaja mu ijambo ry'Imana ibi byose tubabami haleluya Yesu yageze agenda hejuru y'amazi yubaha ijambo ry'Imana akaba umwami w'ibizaremwe byose agasubira nk'Adamu wa mbere amen natwe niko Imana ishakira gushaka ngo dusubire nk'Adamu wa kera uko yari ameze mbere ataracumura kugira ngo ariko dusubira kuba tumere nkayo tumere nk'Imana tumere nka Yesu urashaka kuba nk'Imana reba Yesu uramera nk'Imana amen yawe ntumone ko zagenze n'ubutumwa bw'Imana arahagurutse bakira Umwuka wera bakora imirimo itangaje kuko bafite umwuka wari muri Yesu niwo mwuka wari bafite bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bamamaza ijambo ry'Imana bamamaza ishusho y'Imana berekana urukundo rw'Imana berekana imbabazi z'Imana berekana ubuntu bw'Imana bamwe ngo namwe ni mugenzi twerekana ubwiza bw'Imana Imana Imana ni imbaraga Imana ni ubushobozi papa si yacu cyangwa intego yacu ni iyihe intego yacu nuko ngo reka ngende hariya mbicamamare reka ngende hariya ariko Yesu niwe ugomba kwamamara yego Yesu ni umustar none Yesu arangana gute muri wewe Imana irangana muri wewe ubugari bw'Imana uko bungana muri wewe niko ubuzima bwawe buzangana muri wewe
ntabwo imana izangana nuko iri muri jewe izangana oya jewe ushobora kuba nini we ikaba ntoya wewe ikaba nini cyane ngari jewe ikaba ntoya kubera yuko niko wayifashe niko yigazure reba ubugari bwayo amaso ahwezwe ureba ubugari bw'Imana yego uyigire plastique uyigazure uvuge kuko Yesu yavugaga yego kore kuko Yesu yavugaga utitaye kuzureba kuko birizigwa ngo kuko tugenda tiyoborwa no kwizera ntabwo ikicyo baramuri inzira mu ijuru birizigwa ngo kuko tugenda tiyoborwa no kwizera tiyoborwa zo tutabona ariko no kwizera icyo Imana yavuze ahadi zote za Mungu wetu zinasimama hazipinduki hata milele milima yote yondoka ahadi zake zinasimama nimba yaravuze nzabikora Imana izakora ibyo yavuze ko nzakora Imana izakora ibyo yavuze ko izakora Imana nzakora ibyo Imana yavuze ko nzakora ariko Imana izakora ibyo yavuze ko nzakora yego bishoboka nukuri Imana ni yera igituma nzabwera nuko nemera yuko Imana iba muri jewe yego Yesu yari umwere yari umwere kuko yari yera atuwemo n'Imana n'imbaraga z'Uwiteka kuko yari kwabyiyumvamo ukurimo niwe uguhindura yego none se mu by'ukuri ko amaze kuzamuka mu ijuru niki kiza kiku inspire niki kiza kiku inspiration ndayita gute mu Kinyarwanda niki kiguhumekamo niki iyo ubonye ikintu cyabaye Imana ihayikora ubwo yazamuwe mu ijuru niki kiguhumekera mu wowe ubona ugomba yego ukora inspire ukubona niki cyabaye Imana ishimwe ikintu kiza kigusunika uza gukora ikintu cyangwa gutekereza ukuntu nuko biraterwa n'ibitekerezo nuko wayibona n'ibintu zagukuruye ugakurura yego iyo wakuruwe n'isi ubu wise wakurwa n'Imana ugasa n'Imana bibiri zivuga ngo mutumbira Yesu uzasanga iyo ndirimbo muzamuririmba cyane mu gushimisha ngira ngo izuvuga ngo tunganire Imana yeko yabara mutumbira Yesu uzaba kawe bose bazamenya kubana nayo bare kubugome bita Yesu haleluya haleluya dufite ubuturo bw'Imana ubuturo bw'Imana yego ngiye koza ikibazo kandi ngiye no kurangiza ngo batindira ndebera amasaha kubera ko Imana ni kitanga yego Imana ni umurimo Imana irashoboye Imana iri hejuru ya byose amen Imana ishobora byose ni wumva ugendana n'Imana wumva ufite Imana nikiza guhagarara imbere uzatinya iki kurugero hano dufite abami muri bino dutuyemo dufite abami mu nzu z'abami hano cyangwa abamikazi nta mayibobo wasanga yihicaye none Imana twese wewe naje turi inzu y'Imana kandi Imana ni umwami w'abandi yego none bamayibobo ubudayimoni ikora kuza ukanzungurukaho muri jewe n'abayusengero bw'Imana Imana no kwirindira umutekano ni jewe uzi gukora isuku wagera no mu nzu yanje harimo isuku nyinshi nza kubura buri munsi koza mabushangaye nuko twese tugasanga ibintu byose bireze bimeze neza n'imyenda n'ibiki Imana niyo mutafu yo kugeza kwira umwanda muri jewe kandi n'inzu yanjye oyaye haleluya sasa kanula roho haleluya haleluya jewe nzamuzi inzu yanje ngakoropa azatwarete ngibi Imana ina ni gukoropa mara yanje ina ni gukoropa bitekerezo ina ni gukoropa umutima ina ni gukoropa ibirenge ina ni gukoropa imitsi biterwa ntibiterwa n'Imana Imana yarabirangije ageze ku musaraba yose aravuga ngo yose birarangiye Yesu imyenda y'usangura amaraso yiwe yantegurije gakondo mugambi mwiza yarishuye aravuga ngo igene bari kudushura udufaranga hariya kuri konte
bakakwanira kwaza ka message bakavuga ngo twaguhenze payslip ngiyi cyangwa igipapuro twaguhenze ngo bahenze kandi kureba kuri konti cyangwa muri kuri machine ariko na Yesu hari izanditswe zero bivuga yaranditse hano dufite izanditswe zero zahumetse z'Imana amina umumaro wo kuduhindura amina twaje kwiremera zacu yego katubwira ijambo ry'Imana n'izanditswe yaranditse Yesu yaranabivuze abwira bariko bari Samariya iye mouse harababwira ngo nzi bariko bagenda ngo nibike bizabaye ariko gende baganira nibyo wowe wa mugabo muri ahangaha nibike bizabaye nimumbwire biza Yesu wa muhanuzi twari tuzi ko wazabaho none yarapfuye bamuhanze uko nabigishwa biwe bavuye Yerusalemu ko barasubira kandi bagiye mouse ngo bagenda babaye aho nimumbwire ariko baganira nawe naho ni Yesu tebe bamumenye amaso yabo bari bavuye Yerusalemu shabaye bavuye ko baraja mu mwuka basubiye mu mubiri yema iyo umuntu yavuye mu buntu bw'Imana akaja mu umutima yibaza afungwa Yesu ndi bamubona ko amaso yabo batageze bamubona nakuri ariko arababwira atangira kuba imitima bitangira guca naga ngureke mbabwira bizanditse gute muri Torati bizanditse gute mu bahanuzi bizanditse gute muri Zaburi ngo timuzi yuko umwana w'umuntu agomba gutangwa agapfa ku munsi wa gatatu akazuka mwarahabye mwabaye muti bagenda baganira kugeza binjiye ariko ngo bageze mu nzu aho bari bataramiye amaze muri icyo gitaramo kuko yabavuyemo bungo ngo baranezerewe ariko ngo bagera mu nzu bari bataramiyemo noneho ngo batahaza imisimaga ngo masara y'Imana Imana yakore imitima ya amaso yabo garahumuka aramumenye niwe ndamutara tunezerewe niwe yereko ababwira izamubuzweho muri mu bahanuzi muri Zaburi wewe mama nawe jewe izanditswe bikuvuga iki izanditswe bikuvuga umwana w'Imana izanditswe bivuga ko kiranutse izanditswe bivuga yuko uzakujana mu ijuru izanditswe bivuga yuko ufite Imana izanditswe bivuga ko wera izanditswe bivuga yuko uri muzima izanditswe bivuga iki uzuvuga izanditswe bikuvugaho ureke kuvugaho cyangwa kuvugaho ibwo haleluya Yesu ko yivuga ko ngo izanditswe bivuga ngo Yesu yaje kumfungura Yesu azanjana mu ijuru Yesu yaravuze ngo ndi muzima nizera ndabona ubwiza bw'Imana n'abantu y'Imana Yesu ni urugero rwaje Yesu ni urugero rwawe yego ukubona ngo Yesu ukubona ngo ubwiza bw'Imana ufite kurabagirana bw'Imana twibaze dusenge tutarambirwa intsinzi yacu Yesu agiye kugaruka azajana abasa nawe yego tazajana abavuga ngo umwami ngo nibazajana azajana abamwizeye Imana ishimwe azajana abamwizeye mureke guharanira inyungu zacu duharanire inyungu z'Imana Imana nayo izaharanira inyungu zacu yego nzandaseka turi guseka cyane muri no misi abantu turi mu guharanira kandi yo gusanga umuntu munasenge niba umvishe sora bose ngo Imana mpereza iki mpereza inzu mpereza amafaranga mpereza akazi mpereza umugabo mpereza umugore duhereza igihugu duhereza ibi kaya misundwe muri Zaburi ariko ese yo kavuga iyo nayirakeneye ibyo nibi reba ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka yego mu gifaransa bazavuga ngo les choses n'ibyo zose ibyo n'ibindi ariko kiravuga ngo shaka Imana ubane n'Imana yego kuko Imana yavuze ngo ibineza byari no kubana naje no kubana naje nibyo binezeza kirasanga ngo mubane nayo munezeranwe mwishimane wishime ikunezeze uyinezeze kuko muyihereza nayo iraguhereza yego ariko nta bushuti bubaho bakuvuga ngo uguhereza utamuhereza ubushuti bubaho
kinezeza imana ni ikihe? Hallelujah. Hallelujah. Ah my God. Imana ishimwe. Imana yadushakisha ikinezeza imana ni iki kinezeza imana? Yego. Ni iki gikora ku mutima w'Imana? Nuko twerekana ishusho yiwe mu isi, tukerekana ishusho yiwe mu bantu, tukerekana ishusho yiwe n'iki cyatumye dusize mu isi. Twerekana ishusho yayo, twerekana urukundo rwayo, twerekana imbaraga zayo, nayo izatuje imbere. Izo bindi zose bizagukurikira. Zitanifuata mimi. Hallelujah. Zitanifuata mimi. Ngiye gushaka kubana n'Imana gusa nyinezeza. Imana zitanifuata. Intumwa zashakishaga inyungu z'Imana. Yesu yashakishaga inyungu z'Imana. Iyo ni gushaka inyungu zanjye. Satagate. Nimbwira amazu 12 cyangwa amazu amafaranga n'ibindi byinshi. Imana yangiriye neza neza. Imana yangiriye neza. Ikindi Imana yakugiriye neza cyane kuko ibindi. Nabayu. Imana. Tuwe mu Imana n'umwuka. Fantastic. Ni ikintu cy'itangaza. Imana murishe. Imana muri wewe. Ngiye gusohoza umugambi w'Imana kuko nizizaje kumbaza. Naje muri wewe ntacyo wakoze. Ese abantu bazagira ngo umwuka w'Imana aje burote. Yaje kuruhuka gusa. Ngako kuza kuja muri mu Rwanda no bazaje kuja muri nyungu baje kureba ingagi. Umwuka waje Imana arumda umwuka nguje mu mutima yacu. Uze kuruhuka wabuza wiruhukira. Uzasoma muri Yohana azavuga ngo yaje kutwereka Yesu. Yaje kutuyobora mu kuri kose. Itwemeza ibyizaha. Ukuri. Ituyobore. Itusabi izi kudusabira. Amen. Amen. Tuve mu marangamutima. Twijire mu byanditswe bizera. Fungura Bibiliya wumva uko Imana yakubwira. Nige gukora naje nige gukora uko Bibiliya itusaba. Yego. Bibiliya tubwira yuko tugomba gusanisha ariko ijambo rizasa natwe. Bibiliya rizasa natwe. Ariko biradusaba gusana ryo. Ukuri. Yego. Nidusana ryo ibintu byose bizaduhagarara imbere. Imana ijambo byaremye isi ibintu byose zaremwe n'ijambo. Kandi ijambo n'isana ryo nibyo zampagarara imbere. Fata umwanya twicare. Yesu ni urugero rwaje mu rugo. Yesu ni urugero rwaje mu maturanyi. Yesu ni urugero rwaje mu itorero. Yesu ni urugero rwaje mu kazi. Yesu ni urugero rwaje ndi jenyine. Yesu ni urugero rwaje n'undi mukobwa n'umugore waje n'umugabo waje n'abana banje. Yesu ni urugero rwaje. Bikore ibinanira nta rubanza rukuriho. Yesu yaravuze ngo uzanga uza kunkumure ikirenge cyawe ufate inkweto zawe. Umukungugu wigendere. Ariko wavuze abafarisayo babyemeye n'abasadukayo n'abanditsi ntibigeze babyemera ariko bamwemeye bose batizera izina rye yabahaye icyubahiro. Amen. 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 Urugero rwawe. Iyi niba ture mwereka abantu Yesu. Twereka abantu Yesu. Yesu nawe azita ku zacu. Niduharara inyungu z'Imana, Imana izaharara inyungu zacu. Tuve mu bya none jire mu buntu bw'Imana. Yego. Ureka imbaraga z'Imana zigazuke. Ureka ubwenge bw'Imana bugazuke. Ureka urukundo rw'Imana. Ureba ubuntu bw'Imana bwaguhaye ibyo bintu byose. Amahoro wowe utamenye ubuntu bw'Imana. Ubuntu ubumenye utamenye urukundo rw'Imana. Kumenya urukundo rw'Imana ukamenya ubuntu bw'Imana uko bungana yakugiriye yangiriye utuma kiranuka atuma kiranuka murije n'utuma kiranuka. Undi muje je sinakiranuka nawe tubakiranuka ariko uyu ndimo aza kwemeza. Amen. Amen. Umwana abadamu bari gutwita umwana mu nda akaza n'ibyo atarakwiye kurya kubera umwana twite. None dufite inda y'umwuka wera tugafa kurogo turogose gusa. Iyo zinuka n'ukuri. Mama zinuka zihurwa. Uravuze neza Imana igumugisha mama we. Izihurwa. None umuntu ari mu bwoko akarya amakara agomba igitaka akagwa ibiti ariko none umwuka wera agiga tuzuhurwa uzamutora zose
za ikazimiragura oya oya wono umwuka wa Yesu oya Imana ariko Yesu iyo amaze kugeramo aza akagufunga akanwa ikagufunga ikagukura mu mazimwe ikagukura mu buraya ikagukura mu magambo ikagukura mu bwicanyi ikagukura hehe yemaze ikakuzana ikakubwira umuntu mwiza isi ifite amategeko ikora iyi si dufite ifite amategeko ikora kandi ayo mategeko nayo gufunga abantu no kwica abantu ariko ntazagira abantu ngo babeza ariko ubutumwa bwiza buza gukura abantu babi yaramwicanyi akaba umuntu mwiza yari umujura arabiretse ariko leta iyo iraza kumufunga ariko muri ubusanzwe byari ukuntu bitandukanye byabanye Nibanye sifa kwa Amen ufite Yesu tugendane Yesu Amen tuvuge Yesu rebere muri Yesu yego tubone mu Yesu uko ni ukuri uko kundi bazagukunda na Yesu ntibagukunze abisi bazagukunda abafite bazagukunda abanyamadini ntibazabikunda ariko abana b'Imana ijuru rizaneze ngo rwe ngo ndiyo sefa zizeye tibamenye baramutera baramwita ariko aravuga ngo baba bariko batazi tubakora ijuru rirakinguka Yesu arahaguruka aje kumwakira aravuga ngo karibu yego aravuga ngo karibu lango la mbinguni wazi sasa Yesu amelifungua kwako Amen utaweza kuokoka hasa usiachirishe heri yako utakuwa katika mkutano wa Kristo mkutano wangu abasana Yesu abasana muri cyo gihugu bazabamba igenda yere bambe kikamba kizabo abamesha abasana Yesu haleluya mwiri ya juru turisanzwe mu hano izafusana turi dimo hano turituranye mu turegenda turahetse tatumwe no muri Yesaya yavuze ngo yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka akavuga muri yo Pawulo yandika ngo tuko mu nzaza zirumba nk'utunzi ubwo Imana yazanye ubutunzi bwose bwayo bw'ubwenge n'ubumenyi n'uyizose amazikamye ikamishira muri wewe ikashira muri je wamaruka kaburyamana kabwirana bwase jewe ndi umunyantege nkeya jewe ngiki nkeya ndwara yaje warayibyaye warayiremye wayigize gutubwa ubumuga bwaje wazanye uburemi Satani apamasa ngo yego nawe yaremeye nyine yuko yambaye intebe ariko intebe yanje nayihaye umwami Yesu Amen inzu y'Imana n'umwuka Amen ivyo bizahindura amasengesho yawe bizahindura amasengesho yawe bizahindura attitude yawe Imana iterwa na attitude yawe iterwa n'imyifatire yawe iterwa n'imitekerereze yawe iterwa n'ubumenyi bwawe ufite iterwa n'uko uzakira iterwa n'umwanya uyihereza iterwa n'uko Imana ibahize umugisha Yesu use na Yesu ivyo yakoze muzakozwe n'intumwa icyo bitavuze iyo kirangiye ntikazabamwo amena intumwa zaranditse ko zirandika ubutumwa bwawe zirarangije wewe kurandika ubuhe Yesu yanditse ubwiwe ararangiza aravuga ati imirimo yaje ndayirangije muri Yohana usubize ubwiza nari mfite ibyo wampaye narabirangije narangije umurimo wanje none gusubiza ubwiza bwawe Pawulo ararangiza aravuga ngo narwanye intambara nziza narangije zo kwizera umurimo wampaye narabirangije none twese kamwe zikaba y'ubugingo bizakoze n'intumwa n'ibirarangira nako nije kugiye kwandika wowe kurandika iki ko ndandika iki amen niba kuko utarangije uri muri wewe ko turandika ubutumwa bwiza ngo kuko turi urwandiko rusomwa na bose ko turandika batahariya bagasoma batahariya bagasoma bagatahariya bagasoma